Israel n'itorero bafite dispensation ebyiri zitandukanye cyangwa amasezerano bafite ni amasezerano amwe kuko Bibiliya ni imwe kandi bose bahamagarirwa kuba itorero. Ariko nubwo bafite amasezerano amwe, uyu munsi uburyo bwo kuyenterpreta cyangwa bwo kuyasobanura, Israel iracyari mu kuyasobanura mu mubiri. Nicyo gihirimo kubera yuko ntabwo iragera muri dispensation y'umwuka. Ntabwo bo barakizwa, ntabwo baremera Yesu, ntabwo baramumenya, baracyafite amasezerano y'umubiri. Ibanda cyane ku by'umubiri kuko nzaba mvuga kuri Israel na Yerusaremu mu buryo bw'umubiri atari mu mwuka. Rero ubwo tuzavuga ku by'umubiri, ntabwo tuzavuga ku by'umwuka kuko tuzatuvuga kubirebana na Judaism no gusohora kw'amasezerano atari ay'umwuka ahubwo ari ay'umubiri ya Israel. Ubu rero biriya turimo tureba ni ibintu bidufasha kugira ngo tumenye ngo ni isangapi, isaha igeze hehe, hanyuma tumenye kwinjiramo. Niyo mpamvu kuri buriya buhanuzi bwa Israel bwa Yerusaremu, surtout bwa Yerusaremu, turebe ubuhanuzi bwa Yerusaremu, turebe ku buhanuzi bwa hariya bubaka urusengero, tuzabivugaho, nzabaha imirongo myinshi namwe mwigenzurire. Hanyuma noneho rero turebe icyo Imana ibivuga, tumenye rero natwe biratubwira ko ari isangapi mu gihe cyacu cyo kwinjira, kuko igihe cyacu kigiye kurangira, kugira ngo twebwe umuryango ku banyamahanga faveur, ubwo buntu bwari buturiho abanyamahanga bumva ubutumwa bwiza bitabagoye, ariko ubwo buntu bukaba butari kuri Israel kubera ko yanangiwe. Ni kubwo buntu bugiye kuzajya ku Israel ku buryo bazumva amaso yabo azitegereza uwo bacumise. Ariko icyo gihe abanyamahanga mu byibuke itorero rizaba ryarazamuwe, ubuhanuzi uko tubufite buzaba burimo busohorera mu Israel, budasohorera mu banyamahanga kuko itorero rizaba ryarazamuwe. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amazina yanjye ni Ingabire Clemence. Hanyuma rero ndabashimiye kuba muri benshi kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ngiye rero ndagerageza, ni ukuvuga ngo icyo nzasubiza, ikintu ngiye gusubiza muri ubu buhanuzi ni ugusobanura Yerusaremu, ubuhanuzi buyivugaho iki, ubuhanuzi bwayo bwasohoye ni ubuhe, ubutarasohora ni ubuhe, kugira ngo tubutegereze tubumenye. Ubwasohoye ntabwo nzabujyamo cyane, usibye kuvugaho ntangaho ingero, ariko butarasohora nibwo nzibandaho kugira ngo noneho bidufashe kumenya ibyo ari byo, kuko Israel ni horloge cyangwa ni icyitegererezo tureberaho tukamenya ibihe aho bigeze. Ubwo rero biratworohera cyane iyo umenye ngo ubuhanuzi bwa Israel bugeze aha, kandi aho buringanire, aho bubera paraleli n'itorero ni ahangaha. Ubwo ni ukuvuga ngo itorero naryo rigeze mu bihe runaka. Rero nicyo bizadufasha, ntabwo ari uguta igihe turimo tubisoma. Ni byiza, reka tugerageze. Ubwo uyu munsi icyo ngiye gusobanuraho ni ukugira ngo tubanze dutandukanye, kugira ngo tuzabone uko ejo tuzabyumva. Nuko none dushobora gutandukanya ko Israel n'itorero bafite dispensation ebyiri zitandukanye cyangwa amasezerano bafite ni amasezerano amwe kuko Bibiliya ni imwe kandi bose bahamagarirwa kuba itorero. Ariko nubwo bafite amasezerano amwe, uyu munsi uburyo bwo kuyenterpreta cyangwa bwo kuyasobanura, Israel iracyari mu kuyasobanura mu mubiri. Nicyo gihirimo kubera yuko ntabwo iragera muri dispensation y'umwuka. Ntabwo bo barakizwa, ntabwo baremera Yesu, ntabwo baramumenya, baracyafite amasezerano y'umubiri. Hanyuma ariko bizagera igihe nabo bazinjira mu y'umwuka nk'uko natwe turi mu y'umwuka. Cya kabiri, twebwe ayo y'umubiri nta nubwo twigeze tunayigera, y'umubiri twahawe twebwe ay'umwuka. Ikindi turi burebe ni uko Israel kubirebana n'ubutumwa bwiza bahindutse abanzi b'Imana kuko batigeze bemera Yesu. Ariko kubirebana no gutoranywa, election, gutoranywa, ni abatoni ku Mana kubera basekuruza, niko Bibiliya ivuga. Rero Imana iracyari ifite ijisho rikomeye kuri bo kugira ngo isohoze ibyo yavuganye nabo ibirangize. Rero iyo hakiri ubuhanuzi bufite ubusobanuro mu mubiri butararangira, Imana yavuze kuri Israel, nta nyuguti n'imwe izagwa hasi idasohoye icyo Imana yavuze. Byose rero Imana iragomba kubisohoza,
nta na kimwe gisigaye, hanyuma noneho nabo bakemera umwami Yesu, nabo bakaba itorero hamwe, kuko Imana yahamagariye abantu bose bo mu isi kuba itorero cyangwa kuyemera binyuze mu mwami Yesu, kubera yuko ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo, kandi ari nta yindi nzira atari we. Yaraje ntabwo bamwemeye, baracyamutegereje, ariko ibyanditswe birasobanura neza, ejo tuzabibona. Bazitegereza uwo bacumise, hanyuma amaherezo bazamwitegereza uwo bacumise, bazamurire nk'uko umuntu arira umwana we w'imfura, bamwemere, hanyuma Isirayeli yose izakizwa, ubuhanuzi busohore nk'uko Bibiliya bivuga. Ariko icyo gihe ntabwo kiragera. Kuko kitaragera rero, haracyari ubuhanuzi bwinshi bukigomba gusohozwa, bufite vole yo mu mubiri. Iyo vole yo mu mubiri iragomba gusohora. Icyo nshaka ko twigaho uyu munsi ni ukureba izo dispensation ebyiri zitandukanye za Isirayeli na Eglise, cyangwa uburyo bw'imisomere y'amasezerano dufite muri iki gihe. Uko Isirayeli iyasoma n'uko itorero riyasoma bikaba bitandukanye, kuko Isirayeli irayasoma mu mubiri, itorero rirayasoma mu mwuka, kandi uko niko biri kuzageza igihe bose bazayasoma kimwe. Imana ibaha umugisha. Icyo nicyo twigaho none. Reka dutangire dusenga. Mana, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, Mana muremyi wacu twese, Mana utajya wicuza election yawe, uguhamagara kwawe databuja, ukaba warahamagaye Isirayeli unyuze muri basekuruza babo, mwami, kubw'ibyo wavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ukaba uri Imana ikomeza isezerano, wararikomeje kuri Isirayeli. Ndagushima Mana, kuko uri Imana yo kwizerwa, nta wakwiringiye n'umwe wakorwa n'isoni. Ibyo bitubera inkomezi cyane igitare cyanjye, kuko Mana iyo turebye uburyo ukomeza isezerano kuzageza igihe izarisohorera, bituma umwe ari we wese muri twebwe yizera ko amasezerano wamusezeranije atazabura gusohora. Naho isi yakurwa hayo, imisozi igakurwa hayo, inyanja zikavaho, ariko Mana ijambo ryawe ridashobora guhera n'umunsi n'umwe. Rero Mana ndagushima ko natwe abanyamahanga, abari abashyitsi ku masezerano, abo ngabo natwe watwigije bugufi databuja, natwe Mana ukaduha gakondo, natwe ukaduha ubuvuke, natwe ukatwadabuta, mwami mucunguzi wanjye, we natwe tukaba turi abaragwa b'amasezerano. Ndagushima imbabazi watugiriye, ndagushima umugambi mwiza ufite ku bugingo bwacu, kandi nkwinginga Mana nziza, kugira ngo ubwo tugiye gusangira rino jambo ufungure imitima yacu, kugira ngo dusobanukirwe buri wese aho ahagaze, hanyuma kandi ashobore kuhakiranuka, kugira ngo azashobore kuragizwa ibindi, kuko ibya mbere yarindishijwe yabikiranutsemo neza. Bigusabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Nkuko rero nabivugaga, reka turebe iko Bibiliya ibivuga, uko Bibiliya bisobanura. Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya dufite imwe nubwo abaju, iyo mvuga, iyo twakoresheje ijambo Abisirayeli turi mu biri by'imyizerere, mwibuke yuko ntabwo tuba twavuze Abisirayeli mesiyanike bizeye umwami Yesu. Abo ngabo baba barabaye itorero. Ndimo mvuga Abisirayeli bakiri muri Judaisme. Judaisme ni iki? Judaisme ni idini ryabo, nk'uko dufite Christianisme, nk'uko dufite Islam, nk'uko bo rero Judaisme ni abizera isezerano rya kera. Uko mujya mubona isezerano rya kera, bakemera Tora yabahawe na Mose, amategeko n'abahanuzi, ni kirimo cyo kwizera, kikaba ari uko bategereje umucunguzi uzaza. Ni ukuvuga ngo Mesiya baracyamutegereje. Iyo ngiyo rero ni Tora. Rero bakaba ibitabo ngenderwaho bizera, biba ari isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo uhereye mu gitabo cy'itangiriro ukageza mu buhanuzi bwa Malaki, kugeza aho baba bahizera. Ari nabyo bitabo bakoresha buri munsi, gusa bakongeraho ibyo bita Talmud. Talmud ni ukuvuga ngo ni Tora oral, cyangwa ni amategeko, cyangwa ni isezerano rya kera, ariko nk'uko baribwiwe riri oral, baribwiwe bitanditse. Bibiliya
Bibiliya cyangwa isezerano rya kera iyo bafite y'ibita Tora, ni ukuvuga ngo ni yanditse, hari yanditse Mose yanditse muri biriya bitabo 5 cyangwa abahanuzi banditse, ariko noneho hari n'ibindi baba barabwiwe. Urugero reka nze ntabwo ari ukuvuga ngo turibihinyure 100%. Ni nk'uko umuntu ashobora kubona iyerekwa hanyuma akandika, wamubaza uko yabibonaga yabikubwira, yari yanditse ipaji imwe yakubwira ukuntu yabibonaga, akakubwira ibintu bingana n'iminota 20. Ibintu bingana n'iminota 20 ntabwo byajya kuri paji imwe, ubwo ngira ngo murabyumva. Rero bafite ibyo bita Talmud, nabyo babyizereramo cyane, hanyuma bakagira na Tora yanditse, aricyo gice kimwe cyacu cya Bibiliya cy'isezerano rya kera. Bakaba rero abo Bisirayeli idini yabo ari Judaism. Voilà. Noneho rero navuze rero ngo Bibiliya dufite ni imwe, kuko nibura nyine iriya isezerano rya kera natwe niho dukora ibyo twizera, mu byibuke, kuko isezerano rishya nta handi riva. Isezerano rishya ni ugusohora ku isezerano rya kera. Niyo mpamvu iyo dusomye ibyanditswe byera, igihe cyose uzasanga yaba Yesu ubwe akora asohoza ubuhanuzi, yarangiza akanavuga ati kugira ngo ibyahanuwe byose bisohore, ati noneho ngenda nuko ati yakoze ibi byose kugira ngo asohoze ibyahanuwe kuri we. Urumva nta kindi kintu gishya, ahubwo ni bya bindi by'isezerano rya kera byahanuwe kuri we arimo asohoza. Ibyanditse muri Zaburi, ibyanditse muri Tora nyine mu mategeko, n'ibyanditswe n'abahanuzi, bikaba ari ibyo. Nibyo nabyo yabwiye abigishwa igihe bari bahuye basanga bari mu rugendo bajya Emawusi. Arababwira ati ko mukabije cyane kudasobanukirwa ibyanditswe, ati ntabwo mwabonye, ati ntabwo murasoma Mose, musoma abahanuzi, musoma amategeko, mumenye yuko uko byavugaga ari uko Kristo yagombaga kubanza akababazwa hanyuma akabona kwinjira mu bwiza bwe. Urumva ko nta kintu gishya kirimo, ndetse ubibona no mu maepitre na ba Paul iyo batwandikira igihe cyose bakora, uhereye nk'umunsi wa Pentecote, umwuka wera yaje bikurikije isezerano rya kera, bikurikije ubuhanuzi, ibyo Imana yari yabwiye Yoweri n'abandi. Bien sûr ntabwo ari Yoweri wenyine. Imana ivuga iti nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abakobwa banyu n'abahungu banyu, abagaragu n'abaja banyu, abasaza n'abakecuru bazarota bazerekwa. Ibyo byose Imana yari yarabivuze uko izabigenza, ndetse na Petero arimo akotinga ibyababayeho, nawe niko yabivuze. Nawe yaravuze ati nkuko byahanuwe, bya bindi byahanuwe nibyo bisohoye. Si aho ngaho gusa, uzasanga urugendo rwose mu maepitre, yaba ya Paul, yaba ya Petero, yaba ya Yohana, agasobanura iby'ubutumwa bwiza twahawe, ariko agasobanura inkomoko yabyo. Niko bagenda bagakotinga isezerano rya kera, bagakotinga bati nkuko byavuzwe ngo, bagakuraho mu isezerano rya kera. Nushaka kujya ubisoma neza, ujye ureba hepfo kuri reference ya Bibiliya yawe, hari hagana hepfo uzajya ubona umurongo bagushyiriyeho akamenyetso, ufite reference hariya hepfo, hanyuma ujye mu isezerano rya kera ubirebe, kuko nta gishyashya kirimo. Rero niyo mpamvu nari mvuze ngo dufite Bibiliya imwe, nubwo ubwo busobanuro bw'isezerano rishya bo batarabugira, twebwe tukaba tubufite, ariko natwe ubusobanuro bw'isezerano rishya tubukura mu isezerano rya kera. Bibiliya ni imwe rero, ariko ikagira ubusobanuro bubiri. Ni ukuvuga ngo kuri twebwe no ku Bayuda. Aho ubwo busobanuro bubiri bubereye, ni uko ubusobanuro bumwe buri mu mubiri, ubundi busobanuro bukaba mu mwuka. Icyo kintu mukiteho kizadufasha no mu kumva Bibiliya n'ahandi hose. Ubusobanuro bubiri, bumwe buri mu mwuka, ubundi buri mu mubiri. Ni ukuvuga iyo mvuze buri mu mubiri, sinzi niba tuba tubyumva. Ubusobanuro bwo mu mubiri mba mvuga ngo ni ubusobanuro buvuga ku bifatika, ku by'iki gihe gito, ku by'iyi si, kandi kubirangirana n'umubiri nyine, iby'ibihwayihwayi bishira vuba. Nasobanura iby'umwuka nkaba nshaka kuvuga ibidafatika, ibyiteka, ibyo mu isi y'umwuka, bigakora muri iyi si ya none no mu isi zaza, kandi bikaba bitazashira, bikaba ari ibyiteka. Nicyo mbasobanura. Kubera iki mu mwuka no mu mubiri? Ndagira ngo aho hantu humvikane. Ni ukuvuga ngo turabizi neza ko
uko nguko wowe urimo wireba nanjye uko nguko umeze, ngizwe n'ibice bibiri. Mvuze mu bice binini cyane, bibiri binini, ntagiye mu kuvuga ubugingo n'umwuka. Ibice bibiri ni ukuvuga ngo hari umuntu w'imbere, hari n'umuntu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma ni igikanka, ni ihema ngendamo, ni ingando ntuyemo, asaza uko bukeye uko bwije. Hanyuma hakaba umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ni wowe wavuye ku Mana, ni nawe uzasubirayo. Iyo umuntu ari mu mwami Yesu, umuntu w'imbere ntabwo asaza, ahubwo aba renovere uko bukeye uko bwije, niko Paul yabivuze, aba mushyashya uko bukeye uko bwije. Hanyuma umuntu w'imbere ntabwo afatika, umuntu w'imbere ntabwo arya ibirayi, umuntu w'imbere ntabwo yambara, ahubwo arya umutima w'ubugingo. Mubyibuke, aryo jambo ry'Imana ridukuza. Ariko kwemera umwami Yesu nibyo arya, bikamukuza, bigatuma aba mukuru, bigatuma akura nk'uko nari ndimo mvuga. Hanyuma umuntu w'imbere ntabwo yambara imyenda ya coton cyangwa ya bazin cyangwa iyo ngiyo dushyira muri garderobe. Yambara imirimo yo gukiranuka yabera, niyo myambaro ye. Ni nayo Imana ijya ivuga ngo abakristo bamesa ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Urumva nta pisine y'amaraso dufite yo kuvomamo amazi tumesamo amakanzu yacu n'amapantaro, murabyumva. Ahubwo murabyumva ko ari mu mwuka atari mu mubiri. Ni muri kwa kwizera kwawe wizeye umwami Yesu. Uwo ngo ni umuntu w'imbere ntivuga. Umuntu w'imbere ntabwo aba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu, ntabwo aba mu nzu Kacyiru cyangwa ngo bamusohore mu nzu ngo cyangwa yagize ahubwo we ari muri iyi ngando nyine yaremewe n'Imana. Hanyuma izarangira umunsi yarangije akazi, ingando igasubira mu gitaka aho yavuye, kandi ikaba itazongera kuvamo. Sefini, destin yayo irangirana n'iyo, kuko n'Imana nizaza kuzura abapfuye ngo iki kibora kigomba kwambirwa kutabora, kigomba kwambikwa kutabora. Ntabwo uyu mubiri hari aho ugana, ntuzajya mu ijuru. Naho Yesu yaza aka kanya, niko Bibiliya ivuga ngo twagomba guhindurwa, kuko uyu mubiri ntaho ujya. Ubwo ngubwo murimo murabyumva iyo ndimo mvuga kote y'umwuka na kote y'umubiri. Kote y'umubiri rero nyine ni bya bindi by'uyu mubiri, aho bakubwira bati twubatse urusengero, dufite urusengero ukaruhagararamo rufite amakaro. Urwo ngurwo ruba ari urusengero rwo mu mubiri. Ariko noneho Bibiliya nanone yakubwira ko wowe uri urusengero rw'Imana. Urumva deja ntabwo rero bikiri mu mubiri noneho. Ubwo murimo murabyumva aho bitandukanira amasezerano yacu uburyo atandukanye. Isirayeli rero, ntaravuga Isirayeli, ni ukuvuga ngo abantu bose bafite amasezerano y'umwuka bayaheshejwe n'iki? Bayaheshejwe na Kristo. Kuko Kristo aje nibwo twavutse ubwa kabiri, tubyarwa nawe ari we jambo, nk'uko ibyanditswe ubuhanuzi buvuga muri Yesaya 40 bukongera bukavuga muri Petero akabukotinga muri Petero mu ibaruwa ye ya mbere yanditse, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 24, aho avuga ati rero mwavutse ubwa kabiri. Ariko kwa kuvuka ubwa kabiri uko Yesu yavuganye na Nikodemu kuri condition sine qua non yo kugira ngo ukunde winjire mu bwami bw'Imana, avuga ati rero mwabyawe ubwa kabiri, ntimwabyawe n'imbuto ibora, mwabyawe n'imbuto itabora, kandi iyo mbuto itabora mwabyawe nayo ni ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Ati kuko dore ubuhanuzi uko buvuga uhereye kera. Agahita kotinga muri Yesaya ibice 40 akavuga ngo kuko abaremwe bose ngo bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bukaba bumeze nk'ubwatsi bugwa hasi bukuma bukabona, ngo ariko ijambo ry'Imana niryo rihoraho iteka. Uwo nguwo yavugaga jambo ari we Yesu Kristo, niryo rihoraho iteka. Ati rero iryo jambo niryo mwabwirijwe, niryo mwizeye, none rero niryo ryababyaye. Murimo murabyumva, ni ukuvuga ngo Yesu ataraza, iyi kondisiyo yo kuvuga ngo turi ibyaremwe by'umwuka yari itarabaho. Ariko abantu bose iyo bagiye muri Yesu Kristo bahita baba ibyaremwe by'umwuka. Kubera iki? Kuko icya mbere na mbere kuba ubuvuke aho babukomora, ntago babukomora mu mubiri kwa base na ba nyina. Biba birangiye iyo babemeye kuvuka ubwa kabiri bakaba muri rwa rubyaro rw'Imana ifite muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo baba
babyawe no kwizera umwami Yesu Kristo bakabyarwa n'umwuka, hanyuma kandi ubwo bikaba bidakomoka ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo bakabaye abana b'Imana kubw'uko kwizera. Urumva ubuvuke baba batakibukomoye mu mubiri. Imana ikavuga ngo ntabwo ikibareba igikurikije amasekuruza yabo yaho bavuka, ahubwo irabareba ikurikije uburyo bayizeye. Niyo mpamvu umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera bikaba birangiye, ibishyashya bikaba biraje. Ubwo ngubwo murimo murabyumva ko gutangira kuba ibyaremwe by'umwuka, kuba abana b'Imana, abana batari abanyegenya, batari abacyaba, batari abanyarwanda, batari abanyafurika, batari abazungu, batari abanyesi, ahubwo abana b'Imana. Ibyo ngibyo tubikomora ku kwizera umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utarizera umwami Yesu ntabwo iyo dimension arayigeramo. Umuntu wese utaravuka ubwa kabiri ntabwo iyo dimension arayigeramo. Niyo navuga ibi ngibi nkashaka gusobanura ngo uburyo yumve ngo umuhamagaro uri mu mwuka ngo abyumve, nta nubwo yanabyumva kuko atari ibintu bye, kubera yuko yaba atarahagera. Abataragera ahangaha rero ku mwami Yesu bose baracyari mu mubiri, ariko twibuka yuko ubibira mu mubiri azasarura muri uwo mubiri kubora. Niyo mpamvu tugomba kuwuvamo, kubera yuko abo mubiri bose bameze nk'ibyatsi. Rero urumva nta buzima, nta bugingo uba ufite muri wowe. Hanyuma nsubiye inyuma gato rero kuri ibi ngibi by'umubiri, Isirayeli ntabwo iragera mu rwego rwo kwizera umwami Yesu. Ntabwo ibyo ngibyo barahishurirwa ngo bamenye ko Mesiya yaje, ariko bafite amasezerano bakomora kuri base. Niyo mpamvu turi busome tukabireba yuko mu buryo bw'ubutorwe bwabo, mu buryo bwa evangile bw'ubutumwa bwiza, bahindutse abanzi b'Imana kuko batigeze babimenya. Ariko mu buryo bw'ubutorwe ntabwo Imana irarangizanya nabo, iracyafite amasezerano igomba gusohoza kuri bo kuko yabivuze, kandi nta nyuguti yabo n'imwe yagwa hasi idasohoye. Hanyuma ryaba ari ikosa rikomeye kwibaza yuko itorero ryasimbuye Israel. Ntabwo itorero ryasimbuye Israel. Itorero ryarahamagawe, niryo rihamagarirwamo abantu bose. Rihamagarirwamo abanyamahanga, rigahamagarirwamo abayuda, rigahamagarirwamo, ni ukuvuga ngo isi yose igomba kuzaba itorero kugira ngo ishobore gukizwa. Hanyuma Israel ikaba ifite ubuhanuzi igomba gusohoza, ariko igomba yaburangiza nayo ikinjira mu itorero. Niyo mpamvu nabo bategerejwe kuzizera Yesu Kristo uwo bacumise, hanyuma bakabona bagakizwa. Ibyo byo tuzabirebaho ejo mu buryo bw'ibyanditswe kugira ngo tubyanarizeho neza. Hanyuma noneho rero icyo gihe Imana ikaza, Yesu Kristo akabazaba ari umwami wa bose. Bakazaba bafite umwami umwe, na Isirayeli niko ifite ayo masezerano. Bakazaba bafite umwami umwe wa Isirayeli, umwami umwe w'isi yose, ari we mwami Yesu Kristo. Hanyuma akaziyegurira iyamweguriye byose. Nguko uko turi busome ubuhanuzi kugira ngo tubone uko tubwumva, ariko ndatangaho ingero kugira ngo tubone uko tubyumva neza. Reka tumanze dusome umurongo umwe uri mu Bakorinto ba kabiri ku gice cya 4 umurongo wa 18. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ni Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 18. Haravuga ngo natwe ngo ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Urumva aho narindimo nshaka gusobanura kuri iyi kote y'umwuka. Bibiliya twebwe abayumva mu mwuka. Ahangaha rero abayumva mu mwuka, baba abayuda baba abanyamahanga, nibo iri jambo ribwirwa ngo natwe ntutureba kubiboneka, ntabwo turi mu by'umubiri, ngo ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, bishirana nyine no kubibona. Niba ari urusengero rwubatse mu mubiri rubasha kugwa, barutera bombe ikagwa hasi. Ariko niba ari urusengero rw'umwuka rwubatse muri jye, naho napfa nzabaho, ntabwo nshobora gupfa. Uwica ashobora kwica uyu mubiri, niko Yesu yavuze, ariko ntashobora kwica ubugingo bwanjye, kandi ubugingo bwanjye nibwo bwizera. Urumva rero niyo mpamvu iby'umwuka biruta kure cyane ibintu by'umubiri. Iby'umubiri birashira, ariko
iby'umwuka byo bizahoraho iteka. Niyo mpamvu dufite ubuzima bw'iteka, ni uko turi mu mwuka. Ariko uri mu mubiri ntabwo uba ufite ubwiteka, uba ufite ikimenyetso cy'ubuzima, ubu bumara imyaka 70, 80, 100 wangiza ugapfa. Ntabwo uba ufite ubuzima bw'iteka, ufite igishushanyo cyabwo. Niyo mpamvu rero ibyanditswe bitubwiye ngo ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Iyo yari verse kugira ngo mprove ibirebana n'iby'umwuka, interpretation cyangwa ubuzima bwacu bw'umwuka, uburyo itorero ryo ryahawe dimension yo mu rwego rwo hejuru cyane kurusha abandi bose, kurusha yaba Isirayeli, kuko Isirayeli hamagarirwa kuba itorero, ntabwo itorero rihamagarirwa kuba Isirayeli kujidayiza. Niyo mpamvu itorero ariko rifite umuhamagaro ukomeye, tubyiteho cyane kubera ko twahawe ayo mahirwe, tubyiteho cyane kugira ngo dushobore gukiranuka muri dimension twahawe, hanyuma duhesha ubugingo bw'iteka. Hanyuma reka ntange urundi urugero gatoya narwo kugira ngo tubone ko tubyumva. Dufate urugero rw'urusengero. Reka duhere kuri Isirayeli, uburyo urusengero, ubuhanuzi bwabo muri ya Bibiliya imwe, ubuhanuzi bwabo buri bugende busobanura uru rusengero. Ni ukuvuga ngo ritangira ari ihema, murabyibuka, ari tabernacle mu butayu, ari ihema Imana yabwiye Mose kurema akurikije igishushanyo Imana yari yarimwerekeye ku musozi. Hanyuma agatangira ari ihema, hanyuma bikazava mu ihema mu myaka myinshi yari yaratambutse. Hanyuma hakazabaho urusengero rwa Salomo, hanyuma byava ku rusengero rwa Salomo rukazasenywa n'Abanyababuloni, rwasenyuka bazagaruka bakongera bakarwubaka, rukubakwa na Zorobabeli. Hanyuma ariko Zorobabeli yarwubaka rukaba rwaragomeye rufite ikibazo, rutuzuye, rwarongeye rukanasenywaho ariko ntirurangire. Uwaje kurwuzuza akaba ari Herode, niyo mpamvu ariwe rwitirirwa, rwitwa Temple de Herode. Akaba ari urwo rwa kabiri rwubatswe. Hanyuma rwarangiza rukaba rwaraje gusenywa, rukaba rwarasenywe n'Abaroma. Hanyuma uyu munsi rukaba nta rusengero bafite, ndimo ndavuga Abisirayeli, nta rusengero bafite. Ahantu bafite bajya gusengera ni ku gikuta cya Yerusaremu cyo mu ruhande rwa Occident. Urwo rukuta rwasigaye akaba ari rwo bajya gusengera kuri Mur de Lamentation, nta rusengero ruhari, bagafataho hanyuma bagashyiramo ibyifuzo. Hanyuma ubuhanuzi bukaba buvuga ko bazubaka urusengero rwa gatatu, kuko urwo rusengero rwa gatatu nirwo bazagerageza gutambiriramo Uwiteka, bazagerageza kurestora ibintu by'ibitambo nk'uko babitambaga. Hanyuma kandi bakagerageza ubutambyi nk'uko bwari bumeze n'ibitambo n'ibindi byose. Hanyuma urwo rusengero rukazaba ruhari, ariyo mpamvu ikizira cy'umurimbuzi kizagomba guhagarara hera, hazagomba kuboneka uza guhumanya urwo rusengero. Tuzabireba ejo mu buryo burambuye. Hanyuma icyo gihe bikazabateza ibibazo, bikazaba intambara nanone. Hanyuma muri izo ntambara zikomeye cyane bazaba bafite icyo gihe, akaba ariho bazabona gutabarwa guturutse ku Mana. Ubwo gutabarwa bazabona guturutse ku Mana akaba ariho bazitegereza uwo bacumise bakamurira nk'uko umuntu ari umwana we w'imfura. Hanyuma barangiza iby'urusengero bakamenya yuko burya iby'urusengero atari byo bifite agaciro, bo bakaba urusengero rw'Imana, no kuvuga ngo presence y'Imana, Umwami Yesu agatura muri bo nk'uko natwe bimeze. Hanyuma bo ubwabo bakaba urusengero rw'Imana nk'uko tumeze nyine, then byose bigasohora. Kuko aho turimo tugana nuko tugomba gusubira muri Kristo aho twahoze. Hanyuma rero Kristo akatubera umutwe, tukaba umubiri we. Hanyuma Kristo kandi akaziyegurira nawe wamweguriye byose, kugira ngo Imana imwe yawe ibe imwe muri twese. Voilà, uko nguko niko Abisirayeli ubuhanuzi bwabo bukurikirana, ni nuko buzasohora. Hanyuma itorero
ubwabyo interpretation ku itorero byasohoye gute, birimo biragana he, byaturutse he. Naho reka turebe, ni ukuvuga ngo itorero naryo ryatangiye ubuhanuzi ni bumwe, ni ihema ni tabernacle nk'uko Imana yabyeretse Mose ari ku musozi, nta busobanuro bari bakagize, ntituragera mu isezerano rishya. Hanyuma urusengero rwa Salomo, kuko abanyamahanga bagombaga gukizwa kubwo kubwirizwa na Isirayeli, barazamukaga bakajya Yerusaremu gusenga, turabizi nk'iriya nkoni yo muri Ethiopia n'abandi bose baturukaga imihanda yose. Bibiliya ikanavuga ngo umunyamahanga uzemera idini ya Isirayeli nawe ntacyo nzamutwara, uzemera Imana yawe akava mu bigirwamana by'iwabo. Hanyuma ni ukuvuga ngo bivuye mu ihema nabo bakajya ku rusengero rwa Salomo. Urusengero rwa Salomo narwo rukaba rwarasenyutse, ni ukuvuga ngo ibyizere biracyari bimwe. Ruriya rwa Herode nyine, ruriya ari rwo rwa kabiri, narwo rwasenywe n'Abaroma. Hanyuma ariko noneho Yesu akaza, yaza bagakurwaho agahu ku maso, ubwo Abisirayeli bo ako gahu kataravaho. Hanyuma abanyamahanga kagakurwa ku maso, hanyuma bakamenya ko Yesu yaje, bakamenya yuko ubuhanuzi bwasohoye. Muribuka Abisirayeli barabwirijwe ubutumwa bagakubwizera, hanyuma Imana arabigishwa b'umwami Yesu, Imana irababwira nka Paulo himself, Imana yari yaramuhaye mission yo kubwiriza abanyamahanga ngo abafungure, abakuragaho ku maso, bafungura amaso kugira ngo basobanukirwe ubuhanuzi, abasobanurire ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Ngiyo mission ya Paulo, nguko guhamagarwa kwe. Hanyuma ariko abayuda bo bari banabyanze, niyo mpamvu Imana yavuze ngo kuko banze ubutumwa bwiza, Imana ihindukiriye abanyamahanga. Niyo mpamvu rero ndimo nkoresha iryo jambo abanyamahanga, si uko Abisirayeli nabo badakizwa, ahubwo harimo abakijijwe nabo, ariko nabo ubwo babarwa, ni ukuvuga ngo baba barumviye ubutumwa bwiza. Ariko Isirayeli en general iracyajidayiza, iracyafite ibindi byo gusohoza birebire. Hanyuma nari ndimo mvuga, turangije uru rusengero rwa Herodi, Yesu yaraje ababwira yuko urwo bari burusenye, hanyuma akazamura urw'ukuri mu minsi 3. Baranatangara cyane, baravuga ngo yasohoza urw'ukuri mu minsi 3, yarwuzuza ate mu minsi 3 ko rwubatswe mu minsi 40. Ariko ngo bamenya ko yavugaga umubiri we uzaboneka muri 3 jours. Umubiri we ari wo torero rye abereye umutwe, rikamubera umubiri. Muri 3 jours ubwo azapfa mu minsi 3, akaba azashobora gutunganya itorero rye, umubiri we, aho ari rwo rusengero rwe, ari rwo rusengero rw'Imana, ariho Imana ihurira n'umwana w'umuntu, hanyuma bagashobora kuganira, bakavugana mu mutima we, ariho Imana ishaka gutura ikagenderamo, igakorera muri we. So ubwo rero urumva itorero ryo iyo rigeze aha, nta rundi rusengero ryifuza, ntabwo rikeneye mur de lamentation, igikuta cy'amaganya. Oya, nta gikuta cy'amaganya, ahubwo riri bujye mu mwuka, hanyuma ririzera umwami Yesu, hanyuma rihagarare mu byo yaribwiye kugira ngo ribe riri itorero, rihagarare ari urusengero kuko Yesu Kristo yishimira. Badatsemba urusengero rw'Imana kuko urutsemba Imana izamutsemba, batinjizamo ibyaha n'urundi rutundo rwose binjiza mu rusengero rw'Imana, ahubwo ruri sanctifié, rwejejwe mu maraso y'umwana w'intama. Hanyuma ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ibyo bikaba nta bindi byose, noneho ubuhanuzi bagahita babwumva, bakabisobanukirwa ko Imana ari bo ishaka yuko ari bo ubwabo baba urusengero, hanyuma tukaba urusengero kuzageza, ni ukuvuga ngo ku ndunduro y'amasezerano yose tukaba ari twebwe rusengero rw'Imana. Imana ikaza kutubambaho ihema ryayo. Nguko uko ubuhanuzi bumeze. Urumva rero aho bitandukaniye iyo tugeze hano ku gihe urusengero kuri urusengero rwa Herode, ahangaha niho dutangira gutandukanira. Abisirayeli bakaba bagifite urugendo, n'uyu munsi bakaba bari kuri mur de lamentation, ku gikuta cy'amaganya,
bakaba bagifite urugendo, bagiye kuzubaka 3e temple, hanyuma bakazabona guhishurirwa Mesiya. Ubwo twebwe twamaze kumuhishurirwa. Nibyo rero nibyo umugaragu w'Imana Paul ajya avuga mu gice 11, akavuga ati rero mwe kwibona, ati Isirayeli ubundi nerayo y'ukuri, nerayo nyakuri, ariko yahwanyuwe no kutizera umwami Yesu. Ati mwebwe rero mwari umunzenze wo ku gasozi, namwe mwateweho no kwizera ariko muterwa nk'ingurukira. Ati rero mwitonde, kuko uwashoboye guhwanyura ishami rya nerayo y'ukuri, guhungura umunzenze ntabwo byamunanira. Ati rero muhame mu kwizera, mukorera agakiza kanyu avec tremblement, mutitira mwitonze kugira ngo mutagatakaza. Nuko noneho yarangiza rero akavuga ati atariko nubwo bimeze gutyo, Isirayeli yaranangiwe kugira ngo umubare w'abanyamahanga ushobore kwinjira. Ubwo bimeze bityo, tukaba umubare w'abanyamahanga ugomba kubanza kwinjira mu isezerano kugira ngo Isirayeli yongere igaruke. None aka kanya Isirayeli tukaba turimo tubona ubuhanuzi bwayo burimo bugana ku musozo. Ni ukuvuga ngo niba igihe by'abanyamahanga birimo birasohora cyangwa birimo biruzura, bikaba bigomba kurangira, uwo mubare w'abanyamahanga ukaba umaze kwinjira mu isezerano. Niba utarinjira rero, wakwirukankana n'umwete wose kugira ngo ushobore kwinjira, otherwise wazisanga warasigaye hanze. Twibuke iki ngiki, twebwe ari Isirayeli, ari natwe abanyamahanga, twahamagariwe amasezerano amwe muri Kristo Yesu, Reka nanavuge nanone, nushaka yaba ari namwe muri Aburahamu mu buryo bwo kwizera, atari mu buryo bwo mu buvuke bwo mu mubiri, ahubwo ari mu buryo bwo kwizera, kuko Aburahamu ari sekuruza wabizera, kandi nasobanuye ko yizeye kubwo kwemera ubutumwa bwiza nk'uko natwe twabwemeye. Murabyibuka turimo twiga kuri Melikisedeki. Rero uko nguko niko turi urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Ari nayo mpamvu Yesu yigeze ababwira, bamubwiye ngo ni urubyaro rwa Aburahamu, aravuga ngo ntabwo muri urubyaro rwa Aburahamu, ahubwo muri abaso Satani, muri urubyaro rw'inzoka. Atangira kubabwira gutyo, nyamara kandi bo birataga ubuvuke bwo mu mubiri. Rero Yesu arababwira ati iyo mu urubyaro rwa Aburahamu mwakabaye munyumva, none ntimurimo munyumva. Yarimo avuga ko urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kumva ubutumwa bwiza. Hanyuma rero twese dufite amasezerano amwe mu mwami Yesu cyangwa muri Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Hanyuma ariko tukaba twarasiganwe mu kuyageramo, abanyamahanga bakaba barayinjiyemo mbere. Ari nabyo Yesu yari yaragiye avuga mu buhanuzi, atabari ab'inyuma bazaba b'imbere. Ati nukuri abana bo hanze bazabatanga kwicara ku meza na Aburahamu. Uko nguko niko abanyamahanga basingiriye isezerano mbere. Imana yari yaragiye bivuga mu buhanuzi kenshi, ibwira abahanuzi bayivuga ngo nukuri ubwoko bwanteraga umugongo bugacya bukira, ngo ubwo nibwo bwinjiye, ngo hanyuma ngo ubwoko nategeraga amaboko ku manywa na nijoro, ngo abo ngabo ntibigeze banyakira. Ibyo ngero byose bikubiye hamwe mu buhanuzi Imana yari yaragiye ivuga, kandi nabwo bwagiye busohora busohora nk'uko buvuga. Rero ibyo bitwizeza ko n'ibindi biba bizasohora nta kimwe kivuyeho, byakabaye bidutinyisha cyane. Reka dusome uturongo ngo tubiri hano mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Haravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaza, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu, nidushaka tugeze aho ngaho hari ariko mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo.
ubwo urimo urabyumva uburyo nari ndimo msobanura ku banyamahanga uburyo bijinjijwe bugufi. Ariko reka turebe nuko ivuga kuri Isirayeli kuri iki gice cya 3 hano ku Efeso umurongo wa 6, naho usome wumve. Reka mpere ku murongo wa 5. Bihera ku murongo wa mbere Paul arimo asobanura ubwiru yahawe uburyo abanyamahanga n'Abisirayeli bose bari mu isezerano rimwe. Uze guhera ku murongo wa mbere umanure hepfo, ngiye guhera ku wa 5 ariko nshaka no wa 6. Aravuga ngo ubwo bwiru ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babuhishuriwe n'umwuka, yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe. Urumva yavuga natwe, urumva ni umuyuda umufarisayo wo kwa Benyamini. Kwa Benyamini ni ukuvuga ngo ni ibikomeye cyane, kuko Benyamini na Yuda ni abantu batijanditse mu byaha cyane. Ntabwo rero ntimubirebere mu buryo bw'uko yari mutoya, ahubwo bwari mu buryo bwo kuba baragumye ari abantu bejejwe. Rero iyo avuga ati natwe, murumva icyo abavuga, murabizi ibyirato bye kuri iyo ngingo uko bimera. Ariko akavuga ati icyo sinkikirata, kuko igihari cyo kwiratwa ari ukwirata umwami Yesu. Ati yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe, abaheshejwe ubutumwa bwiza bakazabana natwe muri Kristo Yesu n'ibyasezeranijwe. Nguko uko twebwe n'Abisirayeli twese turi hamwe. Icyo nicyo nagira ngo nibutse, twongeye tukibuke neza. Munibuka na Yesu iyo arimo avuga, igihe yavugaga ko ari umwungeri w'intama, igice cya 10 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, yavuze kubirebana n'umukumbi we ukiri hanze nawo agomba kuzana kugira ngo ishyo ribe rimwe. Haravuga gutya ngo mfite izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Nguko uko rero gahunda y'Imana imeze, niko Abisirayeli n'abanyamahanga bafite amasezerano ameze kimwe, ariko ibihe byayo byo kwinjiramo bikaba byaratandukanyijwe. Abanyamahanga barabanje kwinjira mbere, hanyuma ibihe byabo bikaba byenda kurangira. Iyo usomye nk'aha mu Waroma igice cya 11 ni imirongo myinshi cyane, ariko gusa nagira ngo nsome umurongo wa 20 reka mpere ku murongo wa 26. Haravuga ngo 25, bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka mumenye iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjirira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, nibwo Abisirayeli bose bazakizwa. Urumva nitumara kwinjira mu mubare ushyitse, Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranyije, ubwo nzabakuraho ibyaha. Kubwo ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagarwa kwayo bitavuguruzwa. N'ibindi byinshi wowe uri buze kubyisomera. Njyewe iminota yanjye irimo iransiga, ntabwo ndi bukomeze. Ni ukuvuga ngo bakereweho kwinjira mu isezerano kubera ko Imana yari yabanjira twinjiza twebwe, hanyuma ariko mu mwanya umubare igihe cyacu kigiye kurangira, nikirangira nabo bashobore kwinjira mu isezerano. Ubu rero biriya turimo tureba ni ibintu bidufasha kugira ngo tumenye ngo ni isangapi, isaha igeze hehe, hanyuma tumenye kwinjiramo. Niyo mpamvu ejo tuzareba kuri buriya buhanuzi bwa Isirayeli, bwa Yerusaremu, surtout bwa Yerusaremu. Turebe ubuhanuzi bwa Yerusaremu, turebe ku buhanuzi bwa hariya bubaka urusengero, tuzabivugaho, nzabaha imirongo myinshi namwe mugenzurire. Hanyuma noneho rero turebe icyo Imana ibivuga, tumenye rero natwe biratubwira ko ari isangapi mu gihe cyacu cyo kwinjira, kuko igihe cyacu kigiye kurangira, kugira ngo twebwe umuryango ku banyamahanga, faveur, ubwo buntu bwari buturiho, abanyamahanga bumva ubutumwa bwiza bitabagoye, ariko ubwo buntu bukaba butari kuri Isirayeli
kubera ko yanangiwe, ni kubwo buntu bugiye kuzajya ku Isirayeli ku buryo bazumva amaso yabo azitegereza uwo bacumise. Ariko icyo gihe abanyamahanga mu byibuke itorero rizaba ryarazamuwe, ubuhanuzi uko tubufite buzaba burimo busohorera mu Isirayeli, budasohorera mu banyamahanga, kuko itorero rizaba ryarazamuwe. Ubwo rero ibyo tuzabirebaho ejo. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo nkwibutse nimero yanjye ni 0781446063 Yesu abaho umugisha. Hanyuma tuzakomeza ejo, noneho twinjira mu isomo ubwabyo, turimo tubyumva mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Nzibanda cyane ku by'umubiri kuko nzaba mvuga kuri Israel na Yerusaremu mu buryo bw'umubiri atari mu mwuka. Rero ubwo tuzavuga ku by'umubiri, ntabwo tuzavuga ku by'umwuka, kuko tuzatuvuga ku birebana na Judaisme no gusohora kw'amasezerano atari ay'umwuka ahubwo ari ay'umubiri ya Israel. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge dusoza. Ndagushima mucunguzi w'ubugingo bwacu mwami Data, ndagushima ijambo rya buri zima, ndagushima guhamagarwa kwawe gukomeye waduhamagaye Yesu, ukaduhamagara uhamagaro utagajuka, udacuya, utazasaza, ari wowe waduhamagaye mu mwuka, uduhamagara muri Yesu Kristo. Ibyo nibyo byiringiro dufite, niko kwatura dufite, kuko tuzi ko tuzabaho iteka ryose, kandi kuko tuzi ko twakuwe mu rupfu tugerejwe mu bugingo, tukaba twarigeze mu kunesha muri wowe iteka ryose, mwami w'abami. Izina ryawe rihimbazwe, tubigushimiye kano kanya mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen.